turashakana karahava, umwe agakunda undi, tugatumira padiri wacu. Hari abapadiri babaga badushinzwe ndetse n'abafureri, tukababwira tuti ngewe na mugenzi wanjye twakundanye turashaka kuzakora ubukwe. Twakoze ubutumwa tukajya dukina umupira, padiri akaduha imipira tugakora amakipe abiri, tukajya muri eto habagamo abana b'urubyiruko bibereye aho, mbese batajya no gusenga. Twe tukagenda tujyanye imipira n'amakabutura na baro, tugakina tugakora amakipe abiri, tukagenda tujogoramo abazi gukina, hanyuma tukabazana kuri paruwasi tugacuranga imiziki, domboro, indirimbo uko umuntu abyumva. Duhura tugasenga buri wa gatanu, tukarara muri chapelle tugasenga Imana. Twaba tutaraye hano muri chapelle ya paruwasi ya Kicukiro, tukaba twaraye muri chapelle ya hariya Christos Remera. Aramfasha turasenga. Ibyo bihe rero twagiye tugira nibyo byatumye nkomera mu bintu by'Imana. Abakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Kuri iki cyumweru tariki 21 Nyakanga 2024, urubyiruko rwahoze muri Mercredi des Jeunes mu myaka yashize bagize umwanya wo guhura ndetse banashima Imana. Hari abagize uruhare kugira ngo Mercredi des Jeunes ishingwe hano ku Kicukiro, ndetse baraza kutubwira uko batangiye, igitekerezo bagize aho cyavuye kugira ngo bapange guhura, basangire, banashima Imana. Ndetse turaza kwakira n'umwe wahoze aba muri Mercredi des Jeunes ariko ubu akaba yarashakiye muri ADEPR, mu idini rya ADEPR, ariko na n'ubu akaba agikomeje kugira ubufatanye cyangwa se gushikirana nawe muri Mercredi des Jeunes. Nawe kuri uyu munsi akaba yaje kubizihiza, ndetse akaba nawe yaje gushima Imana nk'abagenzi be. Turaza gukurikira ubuhamya bwe, uko yabyakiriye, uko yarabaye muri Mercredi des Jeunes, ndetse nuko umufasha wiwe amufasha kugira ngo mu gihe akeneye kujya muri Mercredi des Jeunes. Turaza kuganira n'abandi batandukanye bagize uruhare muri Mercredi des Jeunes ishingwa. Baraza kutubwira uko byari bimeze, batunyuremo muri make uko batangiye, uko yashinzwe, ndetse naho bageze ubu. Murakoze. Nitwa Ntibiramira Venuste, nkaba ubu ngubu ari nge uhagarariye komisiyo yitwa Sainte Famille. Twatangiye ari abajene b'abakarismatike, twibaza ukuntu twajya duhura nabo mu yindi miryango ndetse n'urubyiruko rusanzwe 2-4, turi kubitekerezaho. Abapadiri b'abadiyoseze bari bahageze bakiri bashasha, iyi paruwasi ivuye mu maboko y'abasereziyani. Urubyiruko rw'abasereziyani ho babagaho kwabo, buri wese buri muryango warirwarizaga n'urubyiruko rwaho. Twebwe turi kwibaza tuti ese tuzahura dute n'abaregiyo n'abakarismatike. Nibwo Padiri Arivinus wari womoniye urubyiruko yohereje faratiri witwa Aloyizi, twakunze kwita kamarade, azashaka urubyiruko. Turamubwira tuti urubyiruko ruri mu baregiyo n'abakarismatike, urundi ruri mu nkoramutima z'Ukaristia. Ngira ngo hakozwe ubutumwa bwo kujya muri iyo miryango. Urubyiruko baduhuriza hamwe, tukajya duhura umunsi wa mbere, dushaka umunsi wajya uduhuza. Uratunanira tumara icyumweru tubitekerezaho, duhita dufata umunsi wo kuwa gatatu. Turavuga tuti uzaboneka azaza, tuzajya dukora ubutumwa. Twakoze ubutumwa, tukajya dukina umupira, padiri akaduha imipira tugakora amakipe abiri. Tukajya muri eto habagamo abana
b'urubyiruko bibereye aho mbese batajya no gusenga, twe tukagenda tujyanye imipira n'amakabutura na baro tugakina, tugakora amakipe abiri, tukagenda tujogoramo abazi gukina, hanyuma tukabazana kuri paruwasi tugacuranga imiziki, domboro, indirimbo uko umuntu abyumva, ndetse tukabyina n'ibyo twita inkera, mbese ibyo bikadususurutsa. Abapadiri bakadushakira imyiherero. Mu ncamake muri abo batangiye iyo Mercredi des Jeunes nkaba nyirimo, hari abayiyoboye bwa mbere, nge nari umubitsi, dukora igikorwa tuvuga ngo kizajya cyibutsa urubyiruko rwabayeho, dushinga librori, ibikorwa abapadiri bari badufashije kujya tuyobora umutuzo mu kiliziya w'abafotogarafe, ubwo amafaranga twakuyemo niyo twatangije librori kugeza na n'uyu munsi. Nagira ngo mu ncamake nashakiyemo uwo twashakanye twahuriye muri Mercredi des Jeunes, yasengeraga mu barejiyo, ngenda w'umukarismatike, ubu tukaba tumaranye imyaka 17. Kuri uyu munsi rero kuba wagezweho, twari tumaze iminsi tubutekereza, twahuriraga ku rubuga, ngira ngo muri corona niho urubuga twarushinze, tukajya tuvugana tuti corona nirangira tuzahora dushimira Imana, tukagumya tubitekereza. Nyuma duhuzwa n'umuvandimwe wacu ari witabye Imana, ubundi duhura mu bayoboye Mercredi des Jeunes yahawe ubusasaridoti, bivuga ngo muri uyu muryango twawise Sainte Famille, kuko twarebye kujya tuvuga ngo nabahoze mu bajeni, kandi twarubatse umuryango, harimo urubyiruko, harimo ababyeyi, ndetse twungutse n'ingabire y'ubusasaridoti n'abihaye Imana muri Mercredi des Jeunes. Muri Mercredi des Jeunes twafashijwe abambari ba jambo ndetse n'ababikira batuye hano muri Kicukiro muri rusange. Murakoze. Nitwa Ntakirutimana Honorine, ndi umukristo wo mu itorero rya ADEPR, nsengera muri paruwasi ya Gatenga, umudugudu wa Nyanza. Nabaye hano mu rubyiruko, nsengera hano mbere ntarahindura, nasengeraga hano kuri paruwasi ya Kicukiro. Nabaye mu rubyiruko guhera 2007 nibwo natangiye kujya nza mu rubyiruko. Twasengaga ku wa gatatu, tugahura nk'urubyiruko tugasenga. Byagiye bikura, urubyiruko rugenda rwiyongera, tukajya duhura twese tugasenga, kandi nahabonye imbaraga nyinshi. Aha mu rubyiruko niho nigiye gusenga, kuko njye nari nkiri muto, ariko nahigiye gusenga mfatanyije n'abavandimwe twari kumwe icyo gihe. Nigiyemo ibintu byinshi, nahabonye urukundo rwinshi rudasanzwe urubyiruko icyo gihe twari dufite. Tukajya dusenga, tukakora imyiherero, tukiga ibintu by'ijambo ry'Imana. Ariko ikintu cyatumye ndushaho gukomera ni ugusenga, kuko niho hantu nigiye gusenga cyane, negera Imana mfashijwemo n'urubyiruko twari turi kumwe muri icyo gihe. Byaje kuba ngombwa rero njye sinabashije gukomeza gusengana naho, ntangira nababwiye ko ubu ndi umukristo wo muri ADEPR. Naje guhindura idini njya muri ADEPR, ariko impamvu ituma urubyiruko rushobora guhura rukampamagara nkaza, nuko nubwo naho ngeze ubu ngubu imbaraga nyinshi nazivomye aho ngaho mu rubyiruko twahuraga tugasenga. Niho navomye imbaraga nyinshi, niho nakomereye mu bintu bijyanye no gusenga. Ndabyibuka twajyaga dusenga buri wa gatanu, njye n'undi
mubyeyi nita marene wanjye kuko niwe wamfashije cyane, witwa Muhimpundu Beatrice. Twajyaga duhura tugasenga buri wa gatanu, tukarara muri shapeli tugasenga Imana. Twaba tutaraye hano muri shapeli ya paruwasi ya Kicukiro, tukaba twaraye muri shapeli ya hariya Kristus Remera. Aramfasha turasenga. Ibyo bihe rero twagiye tugira nibyo byatumye nkomera mu bintu by'Imana, mu bintu byo gusenga. Igituma rero ntashobora kubyibagirwa ni ibyo byose, nubwo buryo nabayeho. Nubwo nagiye muri ADPR, ariko icyo kintu gituma mpora nibuka uburyo bwo gusenga. Niyo mpamvu iyo bampamagaye habaye ibikorwa byo guhura by'urubyiruko, abahoze ari abajene muri icyo gihe twongera tugahura, barampamagara nkaza kubera urwo rukundo nahabonye. Mu by'ukuri njye nababayemo ndi umwana w'imfubyi, nawe mfite ubuzima bungoye cyane cyane birenze, ariko bankoreye ikintu gikomeye. Urubyiruko twari turi kumwe icyo gihe, ndabyibuka majije kuva muri kiliziya ngiye muri ADP, baje kwikoranya, baje kwihuza ubwabo, bankorera igikorwa cy'urukundo. Nkuko n'ubundi twajyaga dukora ibikorwa by'urukundo muri icyo gihe, twajyaga dukoramo ibikorwa by'urukundo tugasurana tukagera gute, ariko baje kunkorera igikorwa cy'urukundo gikomeye, gituma ntashobora no kubibagirwa. Ndabyibuka inzu nari ndimo nabagamo yari ishaje, hanyuma baza kwihuza ubwabo bamvugururira inzu. Icyo kintu cyankoze ku mutima, gituma ntashobora no kuba nakwibagirwa iyo neza n'urwo rukundo abajene twari dufite. Niyo mpamvu ntashobora kwibagirwa, niyo mpamvu ntashobora kubura ahantu bampamagaye, kuko nzi ko bangiriye neza, banyigishije urukundo. Nabanye nabo mu bihe bikomeye, mu bihe by'ibibazo n'iby'ibyishimo, ntacyo nabashinza. Niyo mpamvu bashobora kumpamagara igihe cyose nanjye nkaza. Umutware wanjye nawe ndamushimira, kuko iyo mubwiye nti abajene bampamagaye bafite igikorwa iki n'iki, ntago ambuza, kuko muri icyo gihe cyose nabaye mu rubyiruko yari abizi, kuko yandambagije ndi mu rubyiruko, n'ubundi tubana n'urubyiruko. Ntabwo ajya mbuza, aranyemerera nkaza, nubwo byose wenda bitashoboka ko naba ndi kumwe nabo, ariko hari iby'ingenzi babona nanjye banyeneyeho barampamagara nanjye nkaza. Nawe ndamushimiye kuko icyo kintu ajya kinkorera rwose kandi nta kibazo. Murakoze. Nitwa Bucyanayandi Eustache, nanjye ndi umwe mu bavandimwe bashinze Mercredi des Jeunes guhera mu mwaka wa 2004. Ngira ngo wenda ibyinshi babivuze abavandimwe bambanjirije. Hari cyane cyane umunsi wa mbere dukora ihuriro rya mbere hano, twe tuziko tubona abantu bagira mu 150. Nyuma yaho twaje kubona rero abantu bagira muri 700 icyo gihe. Nibyo twe twateguye babiki, ariko abapadiri bahangaha baradufasha. Icyo gihe hari Padiri Rivenus, hari na Fratiri Gakwandi wabaye padiri ubu abahanze. Mbese hari abapadiri benshi bakiye badufasha muri iyo gahunda, ndetse tinamwe muri izo mbuto twagiye twera zageze zaguka zigira no mu yandi maparuwasi. Twavaga ngaha tugakora ubumwe no mu masantrali yaragize paruwasi ya Kicukiro, harimo Gahanga, Remeretera paruwasi, Busanze Tirage muri Kanombe, ndetse turi n'urugendo twagiye dukora hirya no hino. Yama paruwasi twagiye dusura, paruwasi ya Musha dukina n'urubyiruko rwaho, ndetse twagiye no muri Stella Maris ku Gisenyi tujyanye n'ubyiruko kugira ngo twereke ko hari uburyo umuntu asohokana na Yesu, tukomye gusohokana n'abantu bagiye gukora ikibi. Tukagenda umuntu akavuga tuti
ntazagire ugushuka ngo yagusohokanye ngo ino tugende twese kandi dusenge tunaruhuke. Twitwaye twashinze ikintu cyitwa ngo senga uruhuke. Ko hari twavuga tugakora nk'urugendo n'amaguru twagiye Busanza, twamara gukora ihuriro twese tukicara hamwe. Ufite 200 icyo gihe ibintu byaguraga makeya, ufite 300 tugateranya tukicara tukaruhuka tukanywa ya mata tukari ibyo tugiye twenya tugataha. Ngira ngo nanjye wenda ndi muri izo mbuto zavutse muri Mercredi de Jeunes, ndi umwe wayoboye urubyiruko rwa paruwasi kuva mu 2004 kugeza 2008. Nyuma y'aho ntorerwa kuyobora urubyiruko rwa zone pastorale y'umujyi wa Kigali, biturutse anga kuri paruwasi twari twebiye amahugurwa menshi atandukanye, ariko nagira ngo mvuge rindi twitegura twagiyemo amahugurwa ariya hari ikintu cyari kigezweho cyitwa Sugar Mami na Sugar Daddy. Icyo kintu cyari cyeze gishuka urubyiruko tujyana abantu kugira ngo mbese bajye mu uwo mwiherero bumve. Icyo gihe narucago yari ahari adusobanura mbese ko ari we icyo gihe ari umutoza w'intore. Ndumva twagize uruhare rwinshi mu bintu bishoboka, nitwe twatanze umusanzu kugira ngo iriya huriro riba ry'urugendo rwa mashami mu nzira musara mashami tugije ari ngira ngo igitekerezo cyavutse muri Mercredi de Jeunes kirazamuka kijya muri zone pastorale y'umujyi wa Kigali. Kigena nanjye nayo umuyobozi wayo kugeza mbese ubu ngubu nanyira cyahari, kuko nageze hano ngewe nahageze ku Kicukiro muri 2009 niho nageze hano kuri paruwasi niho hasengeye mvuye Saint Michel. Kuko icyo gihe nanjye nabaga ndi muri waba Kirisitu b'abanyamujyi badashaka gusengera hano, bashaka gusengera Saint Michel kuko ngo hari misata muga kuri radio n'abantu gusanga nko muryango remezo ukora, kuko nyina naje mpavuye mvuye ku Gitega. Ariko muri makeya imbuto zarabonetse, dufitemo abana, dufitemo abagore beza bashima Imana, dufitemo abapadiri bashima Imana, dufitemo ababikira bashima Imana, abafure bashima Imana, mbese n'urubyiruko nabo rwishimye n'abandi bategereje umuhamagaro. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Nitwa Nyirahabimana Clementine, abamvuka muri iyi paruwasi ya Kicukiro Santarari Gatare. Nejejwe no kuba Imana yarandinze ikandindana n'abavandimwe, kandi nshimishijwe nuko yongeye kuduhuza kuri uyu munsi wa none, twongeye kwibuka ibyishimo twagize igihe twari turi batoya. Ibi biroriro twakoze uyu munsi ni ukwibuka cyangwa se kugirana ubusabane mu bahoze muri groupe ya Mercredi de Jeunes hano kuri paruwasi ya Kicukiro Santarari ya Gatare. Mu by'ukuri ngewe nayigezemo mu mwaka wa 2005, ariko yatangiye mbere nyine nayigezemo hashize igihe itangiye nk'umwaka, iyo yatangiye muri 2004. Ubwo rero kuyigeramo nayigezemo ari ubutumwa bw'abandi bajene bari barayitangiye. Twari turi mu muryango w'inkoramutima z'Ukaristiya, noneho baza kutureba baravuga bati namwe mugomba kuza muri Mercredi de Jeunes. Twahise tubyumva rero, nanjye ndimo kimwe n'abandi bavandimwe turaza tuyijyamo, dusangira ibyishimo, tubona ni byiza cyane, tugakoreramo ubutumwa butandukanye, dusurana ubwacu, dusura n'abandi bavandimwe, ndetse tubashishikariza kuyitabira. Byeze imbuto nyinshi cyane, kuko uko twari twatangiye nabonye byarabyaye umusaruro, tuba urubyiruko rwinshi cyane, ndetse turakurana mu butumwa twagiranaga, habamo ababenguka abandi, turashakana karahava, umwe agakunda undi, tugatumira padiri wacu. Hari abapadiri babaga badushinzwe ndetse n'abafureri, tukababwira tuti ngewe na mugenzi wanjye twakundanye, turashaka kuzakora ubukwe, tukabaha icyifuzo, bakadusabira, hanyuma ubukwe bakadushyigikira, ndetse n'uwari ufite ubushobozi bukeya yarabivugaga, ubwacu tukitoramo abakwe, abasangwa,
abavuga amagambo, abivugira inka, mbese twarabwikoreraga, hanyuma tugashaka buri wese icyo ashoboye tugafasha umuvandimwe, nta bintu byinshi kuko bawomoniye bacu badushishikarizaga kutijyana mu gihe wumvise umuhamagaro wawe. Ubwo rero Imana yaradufashije, turi amakupure menshi yagiye ashyingiranwa, twese twari turi mu rubyiruko, ndetse hari n'abandi wenda bagiye bajya hanze ariko imbuto bayikuye muri Mercredi de Jeunes, kubera ubuzima twari dufitemo dusangira ibyiza ibibi, twese tukasangira, noneho bituma n'ugiye gushaka wenda uwo hanze yumvise yishimye nawe akaza muri Mercredi de Jeunes akaba mukozeho ubutumwa. Ubwo rero turashima Imana ko kugezana n'uyu munsi turacyakundana nubwo twatatanye, bamwe bakajya mu ntara, abandi bakaguma yego muri iyi paruwasi, ariko hari benshi cyane bagiye bajya kure, ndetse wenda batabashije no kuba baje, ariko turi kumwe. Gusa ibigusha ntibibura cyangwa se n'ibigeragezo ntibibura, ariko twese tugakomeza kunga ubumwe. Ubu dufite urubuga duhuriraho, dufite uko tuvugana igihe cyose buri munsi, hanyuma tugasabana, uwagize ibyishimo tukifatanya nawe, uwagize ibibazo tukifatanya nawe, hanyuma rero tugashimira Imana kandi tukanayisaba mu bintu byose twumva twakwifuza kugeraho. Ubwo rero uyu munsi n'uw'ibyishimo, Imana yaduhuje, ntabwo ari twebwe twabikoze, niyo yaduhuje, kuko n'ubundi twari twunze ubumwe. Yaravuze ati abana banjye ntabwo batatana, n'ubundi reka bagire umunsi bahuriraho, bongere bishime. Twishimye rero kuri uyu munsi, turishimye. Icyo twashishikariza abandi bajene, urundi rubyiruko, ni ukuza bakegera abandi muri Mercredi de Jeunes, mu by'ukuri bakumvira omoniye, ubagira inama, bakamwumvira, ndetse n'inama za bakuru babo ari bo twebwe, hanyuma tugafatanya, kuko iyo turi mu rubyiruko hari byinshi biturangaza, bidushuka, bikatubuza inzira y'Imana, kandi tugomba kuba abakristu aho twaba turi hose. Mu rubyiruko rero, mu bujene bwacu, duhamagariwe gusingiza Imana. Nta hantu kuri Imana itakura umuntu. Ndibuka ko no muri Mercredi de Jeunes yacu twajyaga mu butumwa, hari ababaga mu muhanda, hari abari baragiye mu nzoga, mu kabari. Ubu buri wese yatanga ubuhamya ko ubu turi kumwe, ibyo twabakoragaho ubutumwa bakagaruka tukajya hamwe. Ubwo rero buri wese namushishikariza kwitabira Mercredi de Jeunes. Dufite abapadiri batugira inama, dufite natwe nyine bakuru bashinze ingo, abihaye Imana, abapadiri bose twabanye turahari, hanyuma tugasangira ibyishimo, kuko nta kintu na kimwe wabura uri muri Mercredi de Jeunes. Ubuzima bwose wagira wahura nabwo, iyo uri kumwe n'abandi ubasha kububamo neza kandi usingiza Imana. Murakoze rero, dukomeze kugira ibyishimo n'umunsi mukuru mwiza wa Sainte Famille. Urubyiruko turaruhamagarira kwitabira Mercredi de Jeunes, kugira ngo tujye tugira barumuna bacu, ndetse n'abana bacu tubyaye bakure babona iryo huriro, kugira ngo bajyemo nabo bakomeze basingiza Imana.